anamusweye yumva nyine biri kujyana neza. Umukecuru cyangwa umugore ya rugongo imeze nk'imboro, simuyizi. Buriya hari abakobwa n'abagore bafite rugongo imeze nk'imboro neza, bariya abantu bagira umushyukwe ku rwego udashobora kumva. Ikindi abandi bahungu bajya bakwera ibituba by'ubuntu. Guteka, niba uzi guteka ukaba uri umuhungu uzi guteka, urongorera ubuntu, urongora ibituba by'ubuntu. Ndabeshya? Abantu bari kumva ko ndi kubeshya baze babivuge. Umuhungu uvuga baze, umuhungu uzi icyongereza, umuhungu w'umukoci muri jimu, bariya abahungu barongora ibituba by'ubuntu, banabibasiga rwose. Umugabo buriya abagabo bavuga utujwi duto banga abagabo bavuga ibibaze, babagirira ishyari. Ku abasore cyangwa abahungu batajya bagorwa no kubona igituba cy'ubuntu. Boya kameze nk'akabako. Hari abatipe, hari abagabo baseka cyangwa bakavuga ukumva ntahatandukaniye n'umudamu. Kaka bana yanjye. Uwo mugabo kugira ngo azabone igituba cy'ubuntu biragoye. Abakobwa baranabasuzugura. Muraho neza inshuti zacu, ndabakunda cyane, ndabashimiye mwese bakomeje gukora subscribe, share na comment ku Mutoni TV. Imana y'amahoro ibaho umugisha mwese aho muherereye, mukomeze mudushyigikire. Rero dukora massage z'ubwoko bwose, turanga amazu, ibibanza, amamodoka, ducuruza n'imiti. Hari umuti wongera imboro, umuti wongera akanyabugabo nyine ku mugabo urangiza vuba. Hari n'umuti nanone utuma umugore azana amavangingo, umuti w'amavangingo n'umuti w'imyeyo, wo guca imyeyo cyangwa se tukayigucira. Twe turayica ariko nawe ushobora kuwutwara ukabyikorera, cyangwa se umugabo wawe akagufasha akazajya gukururira. Dukora na waxing ni ukogosha mu kwaha ndetse n'insya, ibyo nabyo turabikora. Hanyuma rero tukaba dufite n'amacumbi meza cyane ari smart, afite isuku, meza cyane kandi ku mafaranga make. Ushobora kuba ukeneye kuruhuka ukaba utazi ahantu waruhukira kandi heza hizewe, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 07870812 uri hanze y'u Rwanda ukaba ushaka kuza mu Rwanda, ukaba ushaka amacumbi, wabanza akamenyetso ko guteranya 250 kubera ko twe turi i Kigali mu Rwanda. Ndabakunda cyane rero, nge muri kumwe n'Umutoni Liliane. Tugiye kuganira ku kirere uyu munsi nk'ibisanzwe. Tugiye kuganira ku abasore cyangwa abahungu batajya bagorwa no kubona igituba cy'ubuntu. Babona iby'ubuntu pe, ntabwo uyu musore ajya agorwa no kubona igituba cy'ubuntu, barakimuha bakakimubunzaho. Aba basore rero barahari, harimo n'abagabo ariko abenshi ni abasore. Umusore akaba yaravuze ati ngewe sinshobora kugura igituba, sinshobora gutanga amafaranga yanjye ku gituba ngewe. Aba afite izo confidence bitewe n'ikintu runaka we yizeye. Hari abantu bamaze gusobanukirwa, bamenya impano bafite. Urumva urutonde rw'aba basore rero ngiye kurubabwira, mbabwire abo basore, kandi mujye gusanga murasanga abo basore koko bibaho. Ariko finally bijya kurangira abakobwa bakundanye cyangwa se abagore bakundanye nabo bababaye pe. Umusore wa mbere ubona igituba kitamugoye kandi cy'ubuntu, adashobora gushora amafaranga ku gituba, ni umuhungu uvuga baze. Uyu muhungu uvuga baze, niyo wazana iki ntashobora gutanga amafaranga ku gituba. Noneho hari ukuntu babigenza, agahengera mu gitondo, buriya ijwi mu gitondo butaracya neza, nyine atarabyuka, niyo yaba yarabyutse ariko hakiri mu gitondo, ririya jwi rikora umuti. Umuhungu uzi ko arifite rero arikoresha mu gitondo kare, mu gitondo. Hey baby, waramutse. Noneho iyo ari umusore ufite ijwi rya baze akaba avuga n'icyongereza, biba bihwaniyemo.
n'uwo mu gipangu ubamo, mu gipangu mukodesha, uri umugabo n'umugore, ukaba wowe wa mugabo we ufite akajwi gatoya kameze nk'akabako. Hari abatipe, hari abagabo baseka cyangwa bakavuga ukumva ntahatandukaniye n'umudamu. Kaka bana yanjye, uwo mugabo kugira ngo azabone igitabo cy'ubuntu biragoye. Abakobwa baranabasuzugura, ariko umuhungu ufite ikijwi, mubana mu gipangu uri umugabo uvuga akajwi gato ukaba ufite umugore, uwo mugore ntabwo ari byanga byakora niba atari yatereta uwo mugore, niba ataratereta uwo mugore, cyangwa se uwo mugore akaba atarabiri mu nzira, umugore ajya kumva hirya. Noneho hari ukuntu abahungu nabo mu gipangu baba bizi neza ko urujwi rwabo nyine rukora, akarukoresha noneho ari hafi no kuri urwo rugo rw'umugabo n'umugore, azi neza ko uwo mugabo, buriya abagabo bavuga utujwi duto, banga abagabo bavuga ibibazi, babagirira ishyari kandi nta kintu mwabatwara, uretse ko ijwi ari Imana yari bahaye, ririya jwi bararirisha. Mu gipangu rero niba uturanye n'umuhungu ufite iryo jwi, ukaba ufite umugore, kandi wenda muracyari n'abajene mariye, uwo mugore yumvise iryo jwi akumva arapfuye, akumva yifuje uwo umuhungu ufite ijwi rinini rya baze, arya ibituba by'ubuntu pe, arongora ibituba by'ubuntu, ntiwanamubwira ngo atange amafaranga, nta nubwo azi ngo ni biki, ahubwo usanga bamubyiganira, baramubyiganira, bamushaka, bamuhingisha uruhindu. Abagore n'abakobwa bakunda umuhungu uvugwa urujwi rwa baze, noneho bikubitemo icyongereza biba ari ibindi. Urumva uwo muhungu uvuga baze akaba azi n'icyongereza kandi cyakiri cyiza, abagore bamuha ibituba by'ubuntu, n'abakobwa baramuhiga, bamuhigira hasi hejuru, baramwifuza. Undi muhungu wa kabiri urongora ibituba by'ubuntu, ateye batanga amafaranga rwose, banamwirukaho bamutereta, abagore baramusariye, ni umuhungu w'umukoci muri gym. Bano bahungu muri gym ujya gusaba ugasanga noneho yujuje ibyo bintu bitatu babwiye, ari smart, urumva ni bogari, afite urujwi runini, azi icyongereza. Abagore buriya aba bantu, buriya reka nkubwire, buriya narebye iriya filime bambe, iriya nkuru yo muri Kenya y'umusirikare waje akica umukoci ngo yamurongoreye umugore ni ukuri niwe wamwibambajeho. Bano bahungu bakora bakocinga bo muri gym akenshi bahura n'ibigeragezo by'abagore. Abagore ugasanga baraforoninze, kandi wenda hirya hari agasore karaho k'ubugoryi katavuga baze, nyine kadafite confidence, katazi icyongereza, ugasanga bari gutsikanira hahandi kwa wa musore uvuga baze, wa musore w'ibigango, wa musore nyine uvuga icyongereza. Ugasanga abagore bose niho bajya ngo nguriya coach nguriya coach wacu, nguriya coach ngo buriya ngo ararenze, ngo azi gukocinga rwose, ngo uzi ko buriya ngo maze kujya kuri tayi, ngo n'ikibuno cyaraje, nyine agatangira kujya anamwihamagarishwa, yihamagarishwa uwo mukoci, kandi wenda ntabwo bakiri muri gym, ngo uzi ukuntu ndi kubona ndi gutera neza, ngo aho nzakugurira akantu. Ubwo ni umugore cyangwa umukobwa, kandi umugore arabizi ko afite umugabo, agatangira agashaka kujya mu yindi sanse itari iya gym. Nimwe mw'abagore mwe, nimwe mujya mutangira gushotora bari abahungu, kubera ko bari abahungu nabo baba bizeye. Urumva ni wowe mushoraho, noneho amafaranga sasa bikazarangira umuhungu arongoye umugore. Ni impano nyinshi cyane. Nuko reka ngo ushimire, reba imitereranye ukuntu isigaye imeze, reba ukuntu isigaye imeze, akaba atangiye kumuha amafaranga. Umuhungu uvuga baze, umuhungu uzi icyongereza, umuhungu w'umukoci muri gym, bariya abahungu barongora ibituba by'ubuntu, banabibasiga rwose. Undi muhungu rero ni umuhungu uzi guteka. Buriya umuhungu uzi guteka, abagore bakunda umuhungu uzi guteka kubi. None se uransura, none se ngutekere iki? Niyo yumvise ngo uzi guteka byonyine biramushimisha, kumva ni byiza. Buriya umuhungu uzi guteka abagore baramukunda, n'abakobwa pe, icyo mukimenye. Iyo azi guteka neza ashobora no kumukururisha ibiryo.
gutekera akareti se, gutekere se agafiriti, gutekera inyama se, gutekera amashaza se, gutekera ifi se, nyine ugasanga wa muhungu ari gukururisha umugore w'abandi cyangwa se umukobwa ibiryo. Kandi abakobwa mu by'ukuri bakunda umuhungu uzi guteka. Niba uzi guteka ukaba uri umuhungu uzi guteka, urongorera ubuntu, urongora ibituba by'ubuntu. Ndabeshya abantu bari kumva ko ndi kubeshya baze babivuge, baze babivuge. Umuhungu uzi guteka akenshi iyo yibana muri geto akagira n'isuku, noneho bari abatipe bazi no guteka, hari ukuntu bagira n'isuku muri geto zabo. Noneho wa mutipe aba batipe buriya bazi guteka ntabwo bifuza kujya gusura abakobwa cyangwa se kujya gusura abagore. Niyo ari buze arakubwira ati ninjye wowe uyu munsi ndibigutekere, none umugore arashira. Iyo azi guteka rero noneho araguhamagara ukaza muri geto ye, ugasanga yaguteguriye. Abo ngabo bazi guteka ntibatandukana no kumenya kuba baterura umukobwa. We abaho umusore uzi guteka, uwo musore arya ibituba by'ubuntu, arongorera ubuntu, banabimwingingira, benshi. Undi musore rero, umusore w'umutekinisiye, bano basore b'abatekinisiye ntabwo bari bose, buriya mba mbivuga kubera ko hari utuntu mba mbiziho. Aba basore b'abatekinisiye baza mu ngo, iyo ari umusore noneho wateruye, ari igisore nyine cyiza, akaba ari umutekinisiye azi by'amashanyarazi, elegitoronike, uwo musore akenshi barongorera abagore n'abakobwa ku buntu, nta kiguzi, nta mafaranga. Iyo ahuye na wa mugore wirirwa mu rugo, hari abagore buriya bahiriwe, ugasanga ntago azi ngo ibyo kujya mu kazi n'ibiki. Umugabo niwe ujya ku kazi, umugore nyine ngo inshingano ze ngo nizo kwita ku bana, yibereye mu rugo. Abo bagore barahiriwe, hari nta kintu na kimwe abura, ntaki. Noneho iyo ikintu nyine hari akantu kagize akabazo mu rugo, umugore ari mu rugo wenyine, umusore bwa mbere araza. Umugore buriya, abagore bakunda abahungu bafite confidence, bigirira icyizere, bari smart, batagira ibintu byinshi, batagira ibigambo byinshi. Abasore batagira ibigambo byinshi, abasore biyitaho, abasore nyine beza pe, ku buryo umureba ukavuga uti uyu mutipe ni jeya, ni smart, kandi ibyo akora arabizi. Ubwo araje akoze ibyo akora aho ngaho mu rugo, umugore ari mu rugo aramurebye, nta bwa mbere nta kintu aba. Bwa kabiri azambwira ati ese kuri kwihuta waretse tugasangira akacyayi cyangwa iki. Bijya kuzarangira umuhungu abaye inshuti muri urwo rugo, ku buryo bazajya banabigaragara ati se waciye insinga nkaza koko, warebye icyo ugire, aza nka tekinika. Umugabo ari ku kazi, ntago ari bose, ariko ibyo bintu bijya bibaho, mubimenye. Noneho umuhungu noneho batangira kujya babiganiraho, ndumva ibintu byanyu byatangira televiziyo yanyu nta kibazo iragira, amazi bimeze neza, nyine ugasanga bazanye ibindi by'umubano noneho ukomeye, ku buryo umugore we noneho agera akumva yakisabira umuhungu ko amurongora. Kandi koko finally bijya kurangira iyo ari umuhungu mwiza, uri smart, ukora ibyazi, utagira ibigambo byinshi, noneho byajya gukubita akaba afite n'iryo jwi rya baze, anahumura atikoraho. Bariya abagore bakunda bariya batipe. Ikindi abandi bahungu bajya batwera ibituba by'ubuntu ni abakinnyi b'umupira w'amaguru. Abakinnyi b'umupira w'amaguru barakundwa ku rwego udashobora kubyumva, ahubwo nari kubagira umwanya wa mbere. Abasore bakina umupira w'amaguru barakundwa kurenza ibindi byose. Abakobwa barabasariye, n'abagore bubatse barabasariye. Uriya mutipe rero, buri mugore wese, buri mukobwa wese hari nyine, ntago ari bose ariko nyine ndavuga abakobwa bagira irari ryinshi. Bari abakobwa nabo bagira ibintu, niba ari santima nyinshi, niba ari ibiki babamo, ugasanga umukobwa agira umushyukwe kurusha uw'umugabo,
kurusha umuhungu. Abo bakobwa bariho, babandi bafite ya rugongo imeze nk'imboro. Simuyizi buriya hari abakobwa n'abagore bafite rugongo imeze nk'imboro neza, bariya abantu bagira umushyukwe ku rwego udashobora kumva. Abo bakobwa rero benshi n'ibyo gusa ugasanga bashaka imboro, niba iriya rugongo iba ryaryagase nini ndende. Urumva abakinnyi b'umupira w'amaguru rero bakundwa n'igitsina gore ku buryo umugore wese aba yumva yamuha igituba. Abandi nanone barongora abagore babara abakobwa ku buntu, amafaranga batanze, akaba azi neza ko umukobwa ashobora kumwihamagarira cyangwa se bitewe n'uko yabonye nimero ye, akahiga nimero hose yazifatisha abahahiye. Aba basitari ariko mu basitari harimo uburyo bwinshi. Buriya aba basitari bakina komedi ntago bakundwa, ntago bakurura abagore cyangwa abakobwa. Aba bakinnyi b'udukomedi wapi. Aba basitari haba harimo abahanzi baririmba. Bano bahanzi baririmba bakurura cyane igitsina gore ku buryo umukobwa cyangwa umugore bayumva yamuha igituba, akavuga ati nimero ye nzayibona nte koko, nimero ye nzayigwaho nte, akumva nyine mwahura akabura amahoro. Abasitari b'abahanzi bakundwa cyane n'igitsina gore. Abandi nanone bakundwa cyane n'igitsina gore ni abakinnyi ba filime. Abakinnyi ba filime nabo bifuzwa cyane bitewe na role bakinamo. Hari abakina nka romantike nk'uyu muhungu bita Ganza. Uriya muhungu buriya abantu benshi baramusariye. Uko basarira Ganza, uyu nguyu ujya ukinana niba ari Miriam, sizo umukobwa bakunda gukinana, bakinanye ngira ngo hari n'ikiganiro yigeze akorana na Vestine. Uriya mutipe, buriya abakobwa benshi n'abagore urebye mu mitima yabo baba bashize, nabo bamushaka. Fata noneho uriya uwo Ganza umugeranye na Clapton, ntago bakumva bashaka Clapton, ahubwo bakumva bashaka Ganza, kubera ko ni igitipe gikina kiri seriye, kandi ikindi akina ari romantique. Komedi na romantique ni ibintu bibiri bitandukanye. Buriya umuntu wa komedi ntago akurura igitsina gore ngo yumve ngo yamushyukiwe, ngo yumve ngo yamwifuje, never. Bano bakinnyi ba filime n'aba bahanzi b'indirimbo n'aba bakinnyi b'umupira w'amaguru, abagore n'abakobwa barabasariye. Buriya Ganza n'abandi nkabo bakina filime ntago ashobora gutanga amafaranga, ntibibaho. Ariko Clapton we yanayatanga buriya, kubera yuko komedi ntago zituma umugore yumva nyine agushaka ngo umubere, ntibibaho. Ariko filime yagushaka bitewe na role ukina, umuhanzi yagushaka bitewe n'ukuntu uzi kuririmba cyangwa uburyo wigaragaza mu bantu. Nasubwo murambwiye nka Rusine hari umugore cyangwa umukobwa wakumva yamwifuza? Hawe buriya nawe agiye gutereta yashora amafaranga. Cyokora uyu ntuza Kiramani kubera ko nyine we afitemo akantu ko confidence. Buriya confidence zituma abagore n'abakobwa bagushegera. Ariko ibyo ukina bya comedy, ariko bya confidence ugira byo sava. Ariko ibijyanye na comedy ntago bakwifuza ngo bumve ko basambana nawe. Ariko uburyo nyine uteye, uburyo Kiramani ateyemo, uburyo akurura abantu nyine ubona yigize seriye, biriya birashoboka cyane. Nuvuga ngo umugore wese n'umukobwa yifuza kubona umugabo uri smart, uri seriye, urumva ufite ijwi ryiza rinini base, uzi Icyongereza, uzi guteka, wenda n'umukinnyi w'umupira w'amaguru, mbese ibintu nk'ibyo. Abo bahungu bose mbabwiye kenshi barongora ibituba by'ubuntu, banabinginga. Ariko uzasanga wenda bari kuvuga nk'umuhanzi, bakavuga ngo umuhanzi runaka ngo ni umupfubuzi, kandi we ni umukecuru yaramubonye cyangwa se umugore yumva aramushatse, yumva amwifuje, noneho
anamusweye yumva nyine biri kujyana neza. Umukecuru cyangwa umugore akavuga ati n'undi ko ni jyenyine, ko nta mugabo ngira, cyangwa niba namufite ko amfubya, kubera iki uyu muhungu ntamufata nkamuhindurira ubuzima noneho akazajya atwira. Niba uzasanga rero bari gufata nk'umuhungu bakavuga ngo uriya ngo ni umupfubuzi, kandi mu by'ukuri wenda ari n'umuhanzi, kandi mu buryo yinjiyemo byo gupfubura ntabwo yinjiyemo nk'akazi ko gupfubura, ahubwo yahuye n'umukecuru cyangwa se umugore wifitiye ikibazo cyo kuba yarapfubye muri za 70, noneho uriya muhungu akaza anoza umurimo. Yamara kuwunoza umurimo noneho bakavuga ati ni umupfubuzi, bimeze gutya, wenda nk'abazi agastori ke wenda n'uwo mukecuru, wenda atari nako kaza akora pe, ariko kubera ko nyine umukecuru yamufasha akamwegereza, umwe akajya agenda akamukubitiraho, umugore akamuha amafaranga, buriya akenshi ni uko biba byaragenze.